mu bya gisirikare iyo umutwe cyangwa ingabo zifashe iya mbere zigatangiza urugamba ubundi bikunze kugaragara ko arizo ziba zifite imbaraga kurusha abo bateye. Iyo noneho urwo rugamba rubaye rwamara kuba bikagaragara ko abo barutangije basa n'abarusha imbaraga abo bateye, bigusobanurira ko mu by'ukuri ingabo za leta muri biriya bihugu nta nubwo ari na Mali yonyine na Burkina Faso ihora muri situation imeze nk'iyo, na Niger ndibaza ko mwibuka mu gihe cyashize na Niger nayo yahuye n'ihungabana ridasanzwe ku kibuga cyaho cy'indege n'indege nyinshi barazitwika n'umujyi umara iminsi mu kajagari. Ni ukuvuga ngo rero ziriya twita imitwe, ziriya ngabo twita imitwe irwanya ubutegetsi muri biriya bihugu irimo iragaragaza kurusha imbaraga leta. Mali cyangwa n'ubundi ikora nk'inyeshyamba nk'uko Radisirasi bivuze, ntiyarusha imbaraga leta, ubundi ikora nk'inyeshyamba. Iyo uvuga rapport de force, ukuntu banoza ukuntu imitwe irutana imbaraga, ni nko kuvuga ngo nka kuriya iriya mitwe yageze i Bamako ikirukanka ahantu hose igafunga ikibuga cy'indege, perezida uyobora igihugu muravuga ko yahungishijwe, ahungishwa mu bwatsi bwe mu murwa mukuru mu ngoro yo kwa perezida. Ni ukuvuga ngo bamuvanye mu ngoro yo kwa perezida bajya kumuhisha ahantu mu bihuru cyangwa ahandi hantu mu bigo bya gisirikare. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bamuterure bamujyane, nuko babonaga ko ubuzima bwe bushobora guhungabana. Kuba minisitiri w'ingabo ari ushinzwe kurengera igihugu ari we yabanjirijeho nacyo ubona gisekeje, urumva. Kuba aho iyo quartier yari irimo ibihangange byose bya leta barayihungabanyije barangiza bakigendera, urumva ko ari umutwe ufite imbaraga zihagije ku buryo wahungabanya leta, ukayihungabanya mu mikorere yayo, ukayihungabanya mu mutekano wayo, ugahungabanya n'ukuntu igihugu cyose kirimo kiragenda, cyane cyane ukirwanamo ukakirwanamo mu ntara zitandukanye icyarimwe udasobwa. Noneho n'iriya Wagner banoza bari Africa Corps niko yari isigaye yitwa, yaje gushyigikira leta isimbura Abafaransa bavuga, Abanyamali bavuga ngo Abafaransa ntabwo babafasha, ntabwo bumvikana, ni abakoloni n'ibiki n'ibiki. Ubwo duheruka kuganira hano narakubwiraga ni nko kwirukana Yohani ukazana Petero. Ni ukuvuga ngo biragaragaye ko n'abariya nubwo bwose baje gusimbura Abafaransa badashobora gutanga umutekano w'Abanyamali. Bituzana hehe kumenya ko Afrika n'ibihugu byose bigomba kwishakira ibisubizo ku bibazo byabyo. Nta yindi nzira abantu bazanyuramo kugira ngo ibibazo bikemuke. N'ubuzi baravuga ngo n'ubundi akimuhana kazi imvura ihise. Ni ukuvuga Afrika igomba guhaguruka ikamenya ko ikemura ibibazo byayo, itabishobora ikamenya ko kabaye. Yego, biriya bihugu byo muri Sahel bimwe byagiye bihitamo abafatanyabikorwa babyo Radisira. Ari nayo mpamvu biriya Niger, Mali na Burkina Faso byashyizeho iriya Alliance des États du Sahel kugira ngo binafatanye mu buryo bw'umutekano cyane cyane binakorane, nyuma y'uko byari byanagize n'ibibazo muri Kowase. Yego, niyo CEDEAO. Noneho ni iki mu by'ukuri kiri kubura muri biriya bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika by'umwihariko ibyo ngibyo, ku buryo umutekano ukomeza kubura ukaba ikibazo mu gihe abantu bari batangiye kugira icyizere ko wenda ibintu bishobora kugenda bijya mu murongo? Impamvu ibitera ntabwo gushaka impamvu imwe gusa, ntekereza ko bitaba ari byo. Hari icyo Musa yavuze cyo bunini bw'igihugu cya Mali, ariko ntabwo ari cyo gihugu kinini gusa. Ariko ubunini nabwo bw'igihugu, hari igihe uburyo igihugu cyubatsemo mu buryo bw'imiyoborere bugira uruhare mu kuba igihugu mu bice bimwe gishobora kutayoboreka. Icyo wavuga reparite guverinable.
ibice bimwe by'igihugu bikaba bishobora kutayoboreka bitewe n'ukuntu igihugu kingana, ukuntu igihugu giteye. ariyo mpamvu ibihugu bimwe bageze igihe bakabona ukuntu ibihugu bingana bagahitamo uburyo bw'imiyoborere bwa federalisme aho kugira ngo bagire ubutegetsi buri centralize. hari ubwo buryo, hari ubunini bw'igihugu bwabwo, kandi biriya bihugu byose nk'ibyo ngibyo bitatu turimo kuvuga bigize Alliance des Etats du Sahel, ari Burkina Faso, ari Mali, ari Niger, mbere na mbere ni ibihugu binini nk'uko yabivuze. icya kabiri ni ibihugu biri hagati y'Afurika yo navuga munsi y'ubutayu bwa Sahara na cya gice cy'ibihugu by'Abarabu bya ruguru bya Maghreb. aho ngaho rero ugasanga bifite imiterere yabyo, kuko bifite igice kinini cyenda kumera nk'ubutayu. nazi kuvuga cy'ubutayu ko ndavuga cyenda kumera nk'ubutayu. kuba rero ibyo bice byenda kumera nk'ubutayu bituma habaho amakimbirane mu baturage. hari abaturage batuye abo bita resedantere, ariko hakaba n'abandi babimukira bahora bimuka bashaka ubwatsi n'amazi y'amatungo yabo, cyane cyane retuwarege bakaba bari muri abo ngabo. abo ngabo rero nabo bakagira amakimbirane abaturage bitewe n'ukuntu igihugu giteye, bahora bamwe bimuka bashaka uko amatungo yabo yabaho nabo bakabaho, kubera ko ikirere kiba kimeze nabi. hakaza icya gatatu tutakwirengagiza, ko biriya bihugu byose ugiye kubireba mu rwego rw'ubukungu n'imibereho y'abaturage, ni ibihugu bifite ibibazo mu buryo bw'ubukungu. ibyo rero bikaza gutuma urubyiruko narwo rutabona akazi. ibyo ngibyo rero byose bimaze kubishyiramo ibyo ngibyo bitatu, ubundi igisubizo cyakabaye kiva mu buryo bw'imiyoborere. kugira inzego nyobozi zifite ubushobozi bwo gusuzuma ibibazo bihari no kubishakira ibisubizo. iyo ugiye gusesengura rero nk'ikibazo cya Mali, yenda kubera ko aricyo turimo kuvugaho, usanga ubutegetsi bwabaye Bamako bwaragize intege nkeya mu buryo bw'imiyoborere, bagashyira imbaraga yenda mu kugerageza gucunga Bamako, ariko biriya bice by'amajyaruguru ari nabyo cyane cyane abatuwarege bakunda kubamo cyane, n'iriya mitwe ya jenemu, ugasanga ibyo bice bimeze nk'ibice by'igenzura cyangwa ibice by'iyobora. ibyo ngibyo kikaba ikibazo cya mbere, ko ari ibice bimeze nk'aho leta muri make itagenzura cyangwa se ititayeho. mu basesengura niko babivuga, ariko ugasanga cyane cyane biterwa no kuba hariho ubukene. noneho hakaza n'ikindi cy'uko iyo leta idashoboye gukemura ibibazo by'abaturage, burya abaturage bumva ko iyo leta itabitayeho. iyo abayobozi bategereye abaturage, nta leta itagira ibibazo, ariko iyo abayobozi bategereye abaturage ngo nibura babone ko ibibazo by'abaturage ari byo bibazo bya leta, abaturage hari igihe bishakira ahandi bajya, cyangwa se n'abarwanya leta kwigarura abo baturage bikoroha. icyo nshaka kuvuga rero ni uko ibyo ngibyo biza gutuma urubyiruko rutabona imirimo, ku buryo kurukurura mu bintu bitandukanye ni ibintu biza koroha. ikintu rero cyaje kubaho n'izo Alliance des Etats du Sahel twavugaga, ibyo bihugu bitatu baje gutekereza cyane imbaraga n'ubufatanye mu bya gisirikare, ku buryo bumva ko ibibazo byose bizakemurwa n'imbaraga za gisirikare. ibibazo bimeze gutya, iyo imitwe irwanya ubutegetsi igeze igihe itangira guhuza imbaraga, ku munsi umwe igafata imijyi igeze kuri 3, nibura ikagira iminsi ingahe yo kuyifata, abasirikare bagahitamo gukizwa n'amaguru bakiruka, aribo bakabaye barwanya iyo mitwe. noneho byarangira bakica minisitiri w'ingabo, bakica n'ushinzwe iperereza na perezida wa repubulika, bakagomba kumuhungisha. ikintu mbona gikomeye kiba kiriho ni uko aho bashakiye igisubizo muri iki gihe hatagira igisubizo. ni ukuvuga ngo batekereje ko imbaraga za gisirikare zonyine zishobora gukemura ibibazo, ariko bigaragara ko izo mbaraga uko bimeze uyu munsi zidashobora gukemura ikibazo. icya kabiri, buriya ubwo twavugaga mu biri imbere mu gihugu, ngiye ndimo gusesengura ikibazo nk'iki ngiki, biragoye ko havuka imitwe irwanya ubutegetsi igahita igira imbaraga nk'izagaragaye ejo bundi ku itariki 25 kugera kuri 27, kugeza igihe igihugu cyose bakijagajaga. wakwibaza uti intwaro bazikuye he? indege za gisirikare zatabaye nazo kajugujugu barazihanuye. wakwibaza uti imbunda zahanuguye izo kajugujugu za gisirikare zavuye he? ibintu byatumye Bamako bayijagajaga,
n'inkengero zayo bakajagajagaho bakajagajaga kidari ijoro rimwe, ntabwo ari ukuvuga ngo ni inyeshyamba zisanzwe. Byanze bikunze twabyemera tutabyemera, hari ibihugu by'ibinyabubasha bitanga ibikoresho, bitanga amakuru y'umutekano n'amakuru y'iperereza kugira ngo bariya bakoze biriya babashe kubikora. Nkeka yuko Mali hari aho baje kwihuta mu kwirukana umuryango w'abibumbye bariya basirikare ba MINUSMA. Ntekereza ko habayeho kwihuta mu kubirukana. Hakaza n'ikindi, uburyo Abafaransa bavuye hariya hantu muri operasiyo Barikane n'uburyo Abarusiya bajemo, ndashaka kuvuga twabyita Africa Corps, twabyita Wagner, mu 2023 ndumva twarigeze gusesengura hano muri iki kiganiro, turimo kwibaza nyuma y'urupfu rwa Evgeny Prigozhin, turimo kwibaza tuti bizagenda biti bya Wagner. Byaragaragaye koko Prigozhin bamaze kumwica, Wagner barayisesa, ariko abari muri Wagner babashyira muri Africa Corps, babashyira munsi ya Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya. Minisiteri Uburusiya abari bwo bubohereza noneho nk'abantu baje muri Mali, noneho boherejwe n'igihugu batakije mu buryo busanzwe nk'ukuntu Wagner yabaga yaraje gushaka amasezerano ubwayo. Noneho ubwo icyo nshaka kugarukaho ni uruhare rwo hanze. Uburusiya uyu munsi bufite imbaraga nke, bufite ibibazo nabyo byinshi buhanganye nabwo, ku buryo badafite igihe kinini cyo kujya guta kuri Mali, ku buryo byageze igihe bavuga bati turemera gutanga ibikoresho bikomeye, dutange abasirikare bazi kurwana n'ibindi bajye gutabara Mali, kuko nabo bafite ikibazo cya Ukraine n'Uburayi bahanganye nacyo ndetse n'Amerika. Ibyo ngibyo byose rero ni ukuvuga ngo habaho intege nkeya z'ubuyobozi, ariko hakabaho no kwizera yuko ibibazo by'igihugu bishobora gukemurwa n'abanyamahanga. Mali yizeye Abarusiya cyane, Africa Corps, ariko yenda nabyo turaza kwibona koko byageze igihe n'aba Africa Corps batangira kuganira na ziriya nyeshyamba, kuko hari igihe bafashe abasirikare babo babafataho bugwate, noneho haza kubaho ubwumvikane, binavugwa yuko habaye ko Uburusiya bwagombye kwishyura amafaranga muri ziriya nyeshyamba kugira ngo barekure abo bantu. Ni ukuvuga ngo rero ni uruvangitirane, ariko ikintu gikomeye tukwiye kwemera kirimo, nabonamo ibintu bibiri. Ntabwo ibisubizo bya umutekano wa Afurika ntushobora kuzarindwa n'abanyamahanga ngo bishoboke igihe abanyafurika badashoboye kwirinda, ariko icya kabiri n'imbaraga za gisirikare gusa ntabwo zishobora kurinda umutekano w'igihugu igihe abaturage n'inzego nyobozi badashyize hamwe. Damuke TV.